ikibazo muri sosiyete, dufite ikibazo mu muryango nyarwanda. Sitata ntabwo ibi bintu nabyumvaga. Uyu mwana agiye mu igororero ry'abana kubera ko yakoze amahano, yishe mugenzi we, umuvandimwe, yishe umuvandimwe we, yishe umuturanyi. None usubiza amaso inyuma ureba aba baturanyi bagiye kubana bate? no kureba ari hahandi imibanire muri sosiyete nyarwanda igenda icikamo ibice. Ku bijyanye na karande abana, uburyo karande izenguruka ikagenda ikisubiramo kajya mu bana, n'ubundi amakuru tujya tuyumva ko abana, umwana uyu n'uyu yishe se ngamuhora isambu, kumva undi yishe se amuhora ko nta munani yamuhaye. Noneho hari n'abo tujya twumva bishe ababyeyi babo kubera ko ngo banze gutaha, ngo mbese ngo bararamye cyane, reka mbivuge gutyo, ngo batinze gupfa kugira ngo abana babazungure. Noneho abana bagafata icyemezo cyo kwinigira ababyeyi. Ibyo tujya tubyumva muri social media, ni nziza, itubwira amakuru menshi kandi tugira kuri teri. Ibyo rero dukunze kubibona. Ejo bundi rero nubwo mudukurikirana mushobora kutabiha agaciro, bamwe bakavuga bati karande nawe zabanze kuveho, none zabanze nawe igire gute. Ariko reka nkubwire, ushaka ubyumve n'uburenganzira bwawe, kuko uyu mwanya turi mu ihishurirwa Imana iba yaduhaye kugira ngo tubashe kuhugurana kandi tubashe no kubohoka. Uyu munsi turaganira kuri iyo karande, ndetse turanarebera hamwe ese niki cyabaye, buryo karande izenguruka, ese izenguruka iva he. Hanyuma bigutere no kugira ngo usenge umenye karande ziri iwanyu ni izihe, ese karande natandukana nayo gute. Ariko umuntu uri muri Kristo Yesu burya aba afite inzira zo gutandukana n'iyi karande. Hanyuma ejo bundi nabonye amakuru, ari nayo mperaho nshaka kugira ngo mpereho, ni ikinyamakuru mbona cyabyanditse, bavuga ko mu murenge wa Tumba umwana w'imyaka 9 y'amavuko yishe umwana w'imyaka 3 amukubise agafuni. Muri iyi minsi 90 yo kwibuka, akenshi dukunze kumva abantu benshi bafite ingengabitekerezo cyane, ukumva bicanye, bafashe wacitse ku icumu bamwishe. Hanyuma nabaza ngo uyu mwana w'imyaka 9 yishe umwana w'imyaka 3 amuhoye iki? Icyambere si abagabo bakuru ngo bapfuye abagore, cya kabiri si abagore bapfuye abagabo, si isambu aba bana bafite bagabana bananiwe kumvikana, ariko umwana w'imyaka 9 afata umwana w'imyaka 3 amukubita agafuni. amuhoye iki? Banditse ko yamuhoye iki? Ntabyo banditse, yamukubise agafuni gusa, umwana arapfa. Ari byo mvuga ngo ibibazo tufite muri sosiyete no mu muryango nyarwanda, kugira ngo uyu mwana azafata umwanzuro wo kuba yashaka azi ko se yishe nyina biragoye. Ibyo narabivuze. Kugira ngo uyu mwana w'umukobwa azafata icyemezo cyo kuba yavuga ngo yashaka umugabo yarabonye nyina yica se biragoye. Buriya dufite ikibazo muri sosiyete, dufite ikibazo mu muryango nyarwanda. Sitata ntabwo ibi bintu nabyumvaga, kandi birimo birarushaho kugenda bikura. Kandi reka mbwire wowe bitarageraho, ntago biri kure yawe, biri hafi yawe. Impamvu mvuga ngo biri hafi yawe nuko uyu mwana nta gereza benda kumushyiramo, ko ntago aruzuza imyaka y'ubukure.
simbizi wenda n'ibihari ariko nzi ko n'umwana w'imyaka 15 n'itandatu ahabwa bagira amagororero y'aba umuburanira. Uyu mwana agiye mu igororero ry'abana kubera ko yakoze amahano, yishe mugenzi we, umuvandimwe, yishe umuvandimwe we, yishe umuturanyi. None usubiza amaso inyuma ureba aba baturanyi bagiye kubana bate? no kureba ari hahandi imibanire muri sosiyete nyarwanda igenda icikamo ibice. yego nta kindi kibitera. Uyu muryango wiciwe umwana ntago bazavama ku iriba rimwe n'umuryango wishe uyu mwana. Uyu muryango wabishuye umwana nabo aho umwana avuka bafite ipfunwe, aho bazajya banyura bazavuga bati dore wa muryango, dore wa muryango umwana wabo yishuwe kwa runaka. Banyarwanda nshuti z'umusaraba, nimushaka mureke duhindure ibyo twasengeraga, dusengera igihugu, dusengera umuryango nyarwanda kugira ngo Imana uyu muvumo Imana ibudukuremo. yego uyu muvumo uhagarare, kuko impamvu babwira ngo karande ni uruhererekane. Iyo dusomye Bibiliya mu Itangiriro ibice 4:16 ngo nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni. Uyu ni Gahini, kandi Gahini yagiye gutura aha mu gihugu cy'Idoni mu gihe yari amaze kuvusha amaraso ya muvandimwe Abeli. Ku murongo wa 17 kandi Kayini atwika umugore we inda abyara Henoki, wumve, yubaka umudugudu awitirira umwana we Henoki. Ku murongo wa 18 Henoki abyara Iradi, Iradi abyara Mehuyareyeli, Mehuyareyeli abyara Metushayeli, Metushayeli abyara Lameki. Wumve, uyu ni umwuzukuruza wande wa Gahini. Ku murongo wa 19 Lameki nibwo yaravutse. Lameki arongora abagore babiri, umwe amwita Ada undi amwita Zira. Umva Lameki ibyo yakoze. Ku murongo wa 23 Lameki abwira abagore bati Ada na Zira, nimwumve ijwi ryanjye Baka Lameki, nimutegera amatwi amagambo yanjye. Nishe umugabo muhora kunkomeretsa, nishe umusore muhora kuntera ibibyimba. Urumva karande uburyo izenguruka ivuye ku mwuzukuru wande wa Gahini, isimbuka umwuzukuruza wande wa Gahini, iraza igeze ku mwuzukuruza irakanguka, ihita ifata Lameki. Ifashe Lameki, Lameki yica abantu babiri ngunga. Bivuga ngo imbuto nziza zigira umusaruro mwiza. yego N'imbuto mbi zibibwe mu butaka nta musaruro zigira. Bivuga ngo amaraso Kayini yamennye yakomeje ahamagara mu rubyaro rwa bamukomotse uho. Mu rubyaro rwavuye muri Seti Imana yashumushije Adamu, rwakomeje ruvamo abubaha Imana. Bibiliya tubwira mu mubwiriza ngo si ibishyashya biza, ni ibya kera byongera bigaruka. Ariko se dukwiye gukora iki? Abadukurikiye dukwiye gukora iki? Narababwiye ngo nshobora kuba nafite karande yuko muryango wacu abana bica ababyeyi cyangwa se abagabo bica abagore, ariko tuzashyingirana. Umwana wanjye azashaka mu muryango wawe cyangwa nawe wawe azashake
mu muryango wanyu. Niyo mpamvu ikibembe turagisangiye, ntabwo tugomba kugikwepera, turagisangiye. Niba utakirwaje none uzakirwaza ejo. Ese dukwiriye gukora iki? Nta kindi cyacuye umugozi, ni ugusubiza amaso inyuma tukareba mu muryango wanjye habizihe karande. Narababwiye ngo turangiza kwiga kwizi karande 15 tuzatangira kwiga ku masengesho atandukana atuma umuntu atandukana na karande y'ibihe 7. Niyo mpamvu mubwira aho dukurikiye bazadufashe nabo bifashe. Ibi byigisho kuri episode ya 6 nitugera kuri 15 tuzahita dushyiraho ibindi byigisho bijyanye n'uko umuntu yasenga ngo atandukane na karande. Nta kindi kizabafasha nuko bazajya batangira ikiganiro bakanagisoza, hanyuma tugashyiraho amasengesho tukigisha gusenga. Ntawe wigisha undi gusenga, ariko aya masengesho yo kugira ngo utandukane na karande ive ku buzima bwawe iyo tuzayigisha. Ese wakwibaza ngo uyu mwana nava muri iki kigo ese azaba ahindutse? Ese azagaruka muri sosiyete aba umuntu muzima? Cyakora hari amahirwe amwe, uwo muntu ashobora guhinduka abaye icyaremwe gishya. Kuko Bibiliya tubwira ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa, kuko baba babaye icyaremwe gishya mu mubiri, mu mwuka, ntabwo ari mu mubiri. Kuko n'ubundi tubasha gutsinda karande bitewe n'ibihe byiza byo gusenga turimo. Ko nakunze kubabwira ko iyo uri mu bihe byiza byo gusenga ntabwo wasambana, ntiwanywa inzoga, ntiwakwiba, ntiwaroga, ntiwagira ishyari. Ariko ibihe byiza byo gusenga iyo byagabanutse, bivuga ngo Imana iravuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bakagira gute bakambona, kandi abampamagara nzabitaba. Bivuge ngo guhamagara Imana kwacu no gusenga kwacu ni uguhozaho 28 kugira ngo tubashe gutsinda iyi kamere ndetse tubashe gutsinda iyi karande. Umuntu udasenga noneho rero karande yayitsinda gute? Kwitsinda ntabwo bishoboka. Ugasanga afite nasenga kandi afite uwo mwana. Urumva iri ni hishurirwa ry'abasenga. Yego, iri ni hishurirwa ry'abasenga. Yego, ariko udasenga bikwicika biragoye. Kuko iyo usenga mwuka w'Imana abasha kuguhishurira wowe ubwawe kamere yawe na karande yawe. Niba ari karande z'umujinya w'iwanyu, wajya kurakara ukibuka kari iwanyu, baraguhamagaye ugahita utokesha iti mu izina rya Yesu, ubumana butsinde muri jye. Icyiza ariyo mpamvu Pawulo yanditse akavuga ngo mutsindishe icyiza ikibi, kandi murwanye Satani azabahunga. Mwegera Imana izagira gute? Izabegera. Ni ukuvuga ngo rero izi karande zitsindwa no kugira gute? No kuzimenya. Icya kabiri no gufata icyemezo. Niba uzi kugira karande y'umujinya, nujya kurakara urahita wibuka ko yari karande y'iwanyu. Niba ugiye gusambana urahita wibuka ko iwanyu hari karande yo gusambana. Tokesha Mwuka Wera arayiguhishurira kubwira ati uzi ibyo ugiye gukora bibutse ko ari karande y'iwanyu, uhita uvuga uti Imana mbabarira imbaraga zo gutsinda iki cyaha. Hanyuma rero ku muntu udasenga iki karande kwicika ntabwo bishoboka. Ni hahandi izajya izenguruka, kuko wumvise umwuzukuruza wande wagahini niwe wagarutse amena amaraso ayose yagize gute? Yamennye. Umwanditsi aravuga ngo niba Imana yaravuze ko Gahini azahorerwa 7, ngo Lameki azahorerwa inshuro 70. Kandi Pawulo abivuga ko turwana n'ibidafite inyama n'amaraso, turwana n'imyuka yo mu kirere. Kuko imbaraga n'imyuka abakurambere bacu barwanaga nazo nizo zirwanira muri iki kirere, ndetse ngo turwana n'imyuka ahantu ho hejuru mu ijuru. Ubu rero nshuti yanjye, dukwiye gutoza abana bacu kubaha, kubana neza. Uyu mwana yaza gutozwa, Pastor, ntabwo uyu mwana yari bufata ifuni
pastor hari ahandi hari umupasiteri umwe wo muri ADPR n'inkuru yasohotse mu mwaka washize yego babaga mu Bufaransa nawe yapfuye yishwe n'umwana we yareze yishwe n'umwana kandi nanone hari umuntu wibaza gutyo akaba ati cyangwa harimo irindi banga ry'umuntu ku giti cye byatuma kuko uwo mwana yavutse basenga pasiteri yarigishaga hari uwakibaza akavuga ati se abo bo ko basengaga kandi uwo mwana ko yishe se byagenze gute rero ahangaha reka mbonereho no kubwira abantu badukurikiye hari ibintu bijya bituvuna abapasiteri abahanuzi abakozi b'Imana ntabwo tubyara abapasiteri ntabwo abana tubyara ari abapasiteri oya tubyara abantu ba kera batwebwe ba kera uyu mwana rero wishe ise numvise ko mu makuru numva narakurikiye yamuhoye imitungo bapfuye imitungo umwana aramwica nabwo kandi nabivuzeho dutangira ko hari abana bica ababyeyi kubera imitungo noneho hari n'ababica kubera ko batinze ngo gupfa umwana akaba yafata icyemezo cyo kwica ababyeyi kubera ko ngo batinze gupfa abazungu icya mbere uyu mwana ni umwana wa Samusuri njye niko nabivuga najya numva bavuga ngo umwana wa Samusuri avukana iki isunzu ubu urebye kuri uyu mupasiteri wabo wasanga uyu mwuka uriyo wasanga uyu mwuka uriyo uyu mwana rero icyatumye yica se ni umururumba ni ukutanyurwa ni ugushaka ibyinshi ariko atagizemo uruhare mu mbaraga z'umubiri hanyuma rero kuba umwana wa pasiteri yarishe pasiteri ntabwo ari ishyano ryaguye oya kuko tubyara abapagani nta muntu ubyara umukristo sitanta ntabwo tubyara abakristo aho muri kwa kundi bari kuvuga ngo kwigishwa ubwo inyigisho aba yarigishijwe ntabwo ziba zaba akenshi bajya bavuga ngo nta muhanuzi wabo uretse amahirwe nagira umwana nkaba namwigisha agafata ariko burya akenshi ntabwo abana bakunze gutega ababyeyi amatwi ngo babigishe ari nayo mpamvu umunyamigani yakomeje yigisha avuga ngo mwana umva icyo se akubwira kandi ntuteshwe ku cyo nyoko akwigisha bivuge ngo abana bakunze kunanirana hanyuma umugabo umunyamigani yaranditseho aravuga Salomo ngo kandi ngo gukubita umwana umunyafu ngo bimubuza kujya muri Gehinomu hari abana bashobora kuba babi bitewe n'uko wabareze majeyi hari abana bashobora kuba babi kubera kutabitayeho hari n'umwana wivukira kuko uyu mwana wishe se mu Bufaransa hari n'undi numvise mu Bwongereza hari n'abandi numvise muri Amerika we yishe abana bagenzi be kandi ari umunyarwanda urumva ingaruka icyo dukwiriye gukora yego ari abakristo tubimenye ari abapasiteri tubimenye njyewe mbyara ntabwo tubyara abakristo yego niyo mpamvu nta n'ishyano riba rikwiye kubaho ngo umwana wa pasiteri ngo mubonye mu kabari none se nabyaye umukristo ntabwo tubyara abakristo ni abapagani bakizwa ku bw'ubuntu bamaze kumenya ukuri nta muntu uvukana agakiza arahari nawe ntawe uhari umuntu yakira agakiza amaze kugira gute gukura akizwa ibyo yabagamo none uyu munsi umwana wa pasiteri arishingira ugasanga bateye bigisha iki twigisha iki ntabwo ari igitangaza ko umwana yakwishingira wa pasiteri ntabwo ari igitangaza ko umwana wa pasiteri yanywa inzoga kuko ni abantu ba kera batwebwe ba kera ibyo rero babicamo kubw'amasengesho dusenga no kubw'amahirwe bagize yuko bavukiye mu miryango ikijijwe rya sengesho tubasengera riragenda rikabarinda rikazabagarura abana bakaza bagakizwa hanyuma rero ntabwo ari igikuba navuga ko cyacitse kuri uyu mwana wishe se iyo ni karande y'iwabo wa pasiteri ariyo yahamagaye uyu mwana akica ababyeyi kandi ngira ngo bataratora itegeko
dushimira n'ubuyobozi bwacu buturebera kure buriya bataratora itegeko rivuga ngo umwana ahabwe 8 wo kwiga ibindi azajya yirwariza uzabimo hari uko yakubereye umwana ariwo wa mugani bavuga ngo umwana yihesha iki ingobyi abana bicaga ababyeyi rira tegeko ritaraba byari byarazamuye igipimo umwana akabwira se ati mu 8 yanawo umuhakawugaya 8 umpaye ni mutoya ngo ramuhungana gutya bikarangira ababyeyi babiburiyemo ubuzima reka rero mbwira abadukurikiye ngo ni ukuri leta yacu leta y'umwe bw'abanyarwanda yakoze ibintu bikomerera ategeko itaritora abana baba bica ababyeyi mufiririzo kuko n'ubundi barabicaga banabonaga n'iminani iri kugenda ishira igabanuka iminani yari imara gushira ubutaka bwari bumaze kugabanuka uwo mwana asigaye yabarira inzu ubamo akavuga ngo papa azapfa ryari iyi nzu nyisigarane cyangwa se mama na papa bazapfa ryari iyi nzu tuyigabane nk'abavandimwe abana badashaka gukura amaboko mu mufuka ngo bakore bahiga ibyabo ahubwo bakumva ko target ari uko ababyeyi bazapfa bakava mu nzira abana bakabisigaramo bakabigabana kandi rimwe na rimwe banabisigaramo bakabyaya ntibanabigabane ngo cyangwa banabirye neza nabo ubwabo bakicana hari abo ntavuze amazina nzi umubyeyi umwe wavuye mu mubiri arapfa abana be batangira kwicana umwe ku wundi simbavuze ariko ni ibintu byagiye bicaho ku makuru ndetse bamwe tujya no kubaherekeza tujya kubashingura rero icyo navuga iyi karande munyamasengesho nawe udasenga uzadukurikira ushubije amaso inyuma ni ibiki biri iwanyu ni ibiki bwiza ukuri tubwire Yakobo byandika mu bice 4 yaravuze ngo imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro kera twajyaga twicara n'ababyeyi bakatuganiriza bakatubwira kirazira bakatubwira ibyo tugomba gukora n'ibyo tutakora ariko biratangaje kuba umubyeyi yakwicarana n'abana agatangira kubigisha imico mibi izavamo izi ngeso ziri ku mwana w'imyaka 9 ntabwo ari ibintu byumvikana umwana w'imyaka 9 ngo yishuye 3 ariko usubije amaso aba bana bapfuye uretse ishyano uretse karande uretse umwuka mubi uretse umuvumo uyu mwana yakwica undi amuhoye cyambere ngewe navuga ku babyeyi harimo uburere bubi harimo kutigisha abana kirazira gufata iki mwana agafata ifundo dufite uko twigishijwe tuvuka iyo umwana yateruraga ibuye agatera undi baragukubitaga kugera igihe uvuze ngo ibi bintu ntago nzabisubira ariko ubu umwana arakinisha ifuni uti kano kana kanjye kazaba kagabo mwana wanjye umwana agahora yumva amakimbirane ufite n'abaturanyi aya ni yavamo ubwicanyi mpamya ko n'uyu mwana nubwo ntazi neza ibyo uyu mwana yiciye uyu wundi ariko mpamya ko byavuye hari kuba byaba ari amakimbirane abana bumvaga ari hagati y'ababyeyi cyo nabwira umuryango nyarwanda nabwira societe nyarwanda shuti banyarwanda ni mureke dusubire ku isoko tuganiriza abana tubamurikira inzira y'agakiza ndetse tunabatoze nkuko David yabivuze ngo menyereza umwana inzira akwiriye gucamo azarinda asaza atarayivamo ibyo nibyo bizadushoboza gutsinda kandi tukamenya no gutsinda izo kamere ndetse n'izo karande tugatandukana nazo yego Imana rero ibaho umugisha ndumva arakagaruka n'ubundi tuzaza ku yindi karande ya 7 episode ya 7 urumva ko turimo turegera umusozo wazo kugira tuzagaruke tubigisha ibijyanye no gusenga kugira ngo tumenye uko twatandukana na karande. Imana iguha umugisha. Urakoze. Watanga nomero ya telefone ukanasengera abantu bafite ibyo bibazo. Nimero ya telefone ni 07855664 018. Hanyuma reka dusenge. Yego. Mana yacu
kubwira ijambo twumvise. Iyi karande irimo iragenda igira imbaraga ziruta ibitekerezo byacu n'ubushobozi bwacu, ariko kandi uri muri twe tubasha gutsinda. Turasabye ngo umwuka wera w'Imana n'imbaraga z'Imana zibohora zigere kuri buri munyarwanda wese uzumvira ijambo, zibashe gutsinda kamere na karande zose ziri muri sosiyete nyarwanda. Ndasenze mu izina rya Yesu, umwuka wera w'Imana agenderera imiryango nyarwanda kugira ngo tubashe kumenya uko tubaho kandi tumenye n'ibyo tuziriza, tugire na kirazira muri twebwe. Twarakumenye kandi n'imiryango yacu ibane neza mu izina rya Yesu.